Wahisemo neza cyane kubana nanjye kuri Jera TV Official, uri kumwe na Janet Leti. Jera TV Official mwari musanzwe mumenyereye nka Jera Kitchen kubera video zo mu gikoni twagendaga tubasangiza, ariko bitewe n'ubusabe bw'abantu bugiye butandukanye bagendaga batubwira bati Janet, turifuza ko wazajya dusangiza n'ibindi bitandukanye bitari ibyo mu gikoni gusa, surtout ku bantu twagiye tubana kuri radio. Murabizi twagenda tubagezaho ibiganiro byiza kandi bituma umererwa neza, wunguka ubumenyi. Uyu munsi rero Jera TV Official igiye kuzajya kugezaho ibiganiro, ibyo byose bikungura ubumenyi, ibiganiro bijyanye n'urukundo, ibiganiro bijyanye n'amateka, bitewe n'ubusabe uko tuzagenda tubwakira. Rero nawe niba hari ikiganiro wifuza ko twazaganiraho, niba hari ingingo runaka wifuza ko twazagusangiza, n'hésite pas utwandikire muri comment utubwire uti Janet, ndifuza ko ubutaha twazaganira kuri iki kintu. Ibitekerezo byanyu biranyubaka, nimwe tuba turi hano kubera mwe. Iyo mudusangije ibitekerezo biba bitwereka ko mudukurikira kandi bikadushimisha, natwe bikadutera imbaraga zo kumva ko hari abantu baturi inyuma. Uyu munsi rero nguhaye ikaze, ndi Janet Leti. Tuzabana uko buzagenda bucya nuko buzagenda bwira, tuzagenda duhindura imikorere ariko igenda irushaho kuba myiza kurenza uko twagiye dutangira. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira kuri iki kintu. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku kintu bita horoscope. Shobora kuba atari ubwa mbere wumvise iri jambo. Niba ari ubwa mbere kandi niyo mpamvu Jera TV Official iri ahangaha kugira ngo umenye horoscope ni iki. Horoscope ubusanzwe ni uburyo bukoreshwa kuva kera mu kwerekana ko ukwezi wavutsemo kugira uruhare runini mu kugaragaza imico n'imibereho yawe. Aha twavuga mu rukundo, mu kazi ukora, uko witwara, ibyo ukunda kurya, ibyo wanga, uko ubana n'abantu. Ibi byose horoscope hari ukuntu yagiye ibishyira ku murongo, ikabitondeka bitewe n'ukwezi uvukamo. Horoscope rero ubusanzwe ni ijambo rikomoka ku magambo abiri y'ikigereki ariyo hora, bisobanura igihe, uri kumvamo R, ndetse na scopus bivuga kugenzura. Muri make bivuze kugenzura igihe. Ibimenyetso bya horoscope rero byose bigabanyije hakurikije itariki n'ukwezi buri muntu yavutsemo. Amayobera yabyo yose yibanda ku myitwarire y'imibumbe iri mu isanzure. Imyitwarire y'iyo mibumbe rero niyo isobanura imico y'umuntu, ibyo akunda, ibyo yanga, n'ibindi byinshi bitandukanye. Benshi rero mu bizera cyangwa abakoresha horoscope bavuga ko rwose usanga bihura n'imico yabo, ndetse bamwe babishingiraho mu gushaka akazi, abakunzi n'ibindi binyuranye. Ubwo namwe muzatubwira niba bitewe n'ukwezi wavutsemo imico tuzagenda tugusangiza ijyanye neza n'ukuntu witwara. Imbuga rero zigiye zitandukanye zivuga kuri horoscope usanga ziri mu ndimi z'amahanga. Aha ndavuga cyane cyane nko mu Gifaransa cyangwa Icyongereza. Niyo mpamvu uyu munsi kuri Jera TV Official naguhitiyemo kuzigusobanura mu Kinyarwanda nifashishije izo mbuga zitandukanye. Bien sûr byumvikane neza ko atari ubushakashatsi bwanjye, ahubwo nagerageje kubihindura mu Kinyarwanda kugira ngo nawe utabasha kumva izo ndimi usobanukirwe neza icyo horoscope ari cyo. Tukiraha nkwibutse ko nta bushakashatsi bwa gihanga, icyo bita scientific research, bwigeze bwemeza ko ari ibintu by'ukuri. Gusa inyigo zerekeye imiterere ya muntu, psychology, zo zerekana ko ibi bigira uruhare runini mu kubaka ahazaza h'umuntu. Rero mu nkuru zizakorwa nusanga ibivugwa bidahura n'uko uteye cyangwa ibikubaho, ibyo ukunda cyangwa se ibyo wanga, ntuzumve ko igikuba cyacitse. Niko kundi mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu arivukira.
horoscope rero igabanyijemo ibice 12 nk'uko amezi agize umwaka ari 12, gusa yo ntabwo itangirana n'itariki ya mbere y'ukwezi, ahubwo igendana n'uko inyenyeri ziba ziri mu kirere, dore ko uko isi izenguruka izuba ari nako n'inyenyeri n'ukwezi uko tubibona bigenda bihindagurika bitewe n'aho isi igeze yikaraga. Abize geography ibyo bintu murabyumva cyane. Gusa ibyo bice uko ari 12 nabyo bigize ibice, bifite ibice 4 by'ingenzi bibigize, ari byo nifuza kugusobanura muri aka kanya. Igice cya mbere harimo umwuka, icya kabiri ni umuriro, icya gatatu ni amazi, icya kane ni ubutaka. Kubiza ubutabire bazi ko hari ibinyabutabire 4 by'ingenzi, ari byo NCHO cyangwa se nitrogen, carbone, hydrogène ndetse na oxygène. Nitrogen, carbon, hydrogen na oxygen. Ibi bikaba ari byo bigize proteine, amino acid, amazi, umuriro, igitaka ndetse n'umwuka. Abantu bize shimi ibi murabyumva cyane. Amazi rero niho dusanga, nuvuga ngo ibi bice uko ari 4 bigiye bifite ibice 3 by'imbere, ari byo bizateranya bya bice 12 nababwiye. Mu mazi dusangamo ibice 3, harimo cancer, harimo scorpion ndetse na pisce cyangwa bakunze kwita poisson. Mu muriro tugasangamo abitwa ba Ariye cyangwa Bélier, harimo Leo ndetse na Sagittarius. Mu butaka tugasangamo Taureau, Virgo ndetse na Capricorne. Mu mwuka tugasangamo Gemini, Libra cyangwa Balance ndetse na Aquarius cyangwa Verseau. Mboneyeho gusuza cyane aba Aquarius cyangwa Verseau. Mwese uko muri hano muragenda musobanukirwa ibi bice ni kuvuga n'iki, kubera ko nicyo mbereye hano. Ndi Janet Leti, nizere ko wakoze subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo utuntu tw'ubwenge nk'utu uko tudushyizeho ujye uhita ubibona mu ba mbere. Kandi ntiwibagirwe kudusigira igitekerezo cyangwa comment y'ukuntu uri kubyumva, icyo wumva twazameliora, icyo wumva twazagusangiza mu biganiro byacu by'ubutaha. Nakubwiye ko horoscope igabanyijemo ibice 4 binini, ari byo amazi, umuriro, ubutaka ndetse n'umwuka, ariko tukaba dusangamo ibimenyetso 12, ari byo Aquarius, Pisce, Ariye, Taureau, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra cyangwa Balance, Scorpio, Sagittarius ndetse na Capricorne. Wakwibaza ngo aba bantu bavuka ku yahe matariki? Reka duhere kuri Aquarius. Ikimenyetso Aquarius cyangwa Verseau ni abantu bavutse hagati ya tariki 20 Mutarama, no kuvuga ngo tariki 20 z'ukwezi kwa mbere na 18 Gashyantare cyangwa se 18 z'ukwezi kwa kabiri. Nkuko nabikubwiye, horoscope ntago igendana n'itariki ya mbere y'ukwezi. Niyo mpamvu abantu bitwa ba Aquarius niba waravutse hagati ya 20 Mutarama na 18 Gashyantare, menya ko ufite ikimenyetso cyitwa Aquarius cyangwa se Verseau. Nza kugusobanurira witwa rute, uri muntu ki. Icyo rero cyari ikimenyetso Aquarius. Ikimenyetso cya kabiri ni ikimenyetso cyitwa Pisce cyangwa Poisson. Akaba ari abantu bavutse hagati ya 19 Gashyantare kugeza kuri 20 Werurwe. Ni kuvuga ngo hagati ya 19 z'ukwezi kwa kabiri na tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu, menya ko uri Pisce cyangwa se ufite ikimenyetso cya Poisson. Uraza kukibona kuri eka yawe, ni iriya sinye yacyo niko bakise, donc ni iriya sinye bagihaye. Ariye cyangwa Bélier ni abantu bavutse hagati ya 21 Werurwe ndetse na 19 Mata. Niba waravutse hagati ya 21 z'ukwezi kwa gatatu ndetse na 19 z'ukwezi kwa kane, hagati aho ufite ikimenyetso cyitwa Ariye. Nawe ndakubwira uri muntu ki, witwara gute, kandi igihe uzasanga bihura uzasige comment. Gusa ntago bivuze ko ibi ngibi ku bantu bose bihura nuko bitwara. Nabibabwiye cyane ko nta scientific research igeze byemeza, ariko ntibikuraho ko ari abantu babyizeramo kandi ugasanga birakora. Taureau ni abavutse hagati ya 20 Mata na 20 Gicurasi.
Gemini ni abavutse hagati ya 21 Gicurasi ndetse na 20 Kamena. Ikimenyetso Cancer ni abantu bavutse hagati ya 21 Kamena kugera 22 Nyakanga. Leo ni abavutse hagati ya 23 Nyakanga ndetse na 22 Kanama. Niba waravutse hagati ya 23 Nyakanga na 22 Kanama, menya ko ufite ikimenyetso cyitwa Leo. Virgo ni abavutse hagati ya 23 Kanama ndetse na 22 Nzeri. Libra cyangwa Balance ni abantu bavutse hagati ya 23 Nzeri ndetse na 22 Ukwakira. Niba waravutse hagati y'aya matariki, menya ko ufite ikimenyetso cyitwa Libra cyangwa se Balance. Aba Scorpio ni abantu bavutse hagati ya 23 Ukwakira ndetse na 21 Ugushyingo. Niba waravutse hagati y'aya matariki, menya ko ufite Scorpio. Nzagusobanurira Scorpio, umuntu ufite iki kimenyetso yitwara gute, ni muntu ki mu rukundo ameze gute, ese ahuza n'umuntu ufite ikihe kimenyetso muri 12 byose. Sagittarius ni abavutse hagati ya 22 Ugushyingo ndetse na 21 Ukuboza, mu gihe Capricorn ari nacyo cya 12 ari abavutse hagati ya 22 Ukuboza ndetse na 19 Mutarama. Murabibona neza ko ibimenyetso bya horoscope ntabwo bitangirana n'itariki ya mbere y'ukwezi, ahubwo nk'uko wabibonye bigenda bitangira hagati hafi tariki 20, donc bivari hagati ya 19 na 23 z'ukwezi gukurikiyeho. Mu nkuru rero zitaha cyangwa mu bindi kindi kiganiro gitaha, nzakugezaho uyu muntu w'Umwakarius n'urugero uvuka tariki ya 20 Mutarama ndetse na 18 Gashyantare, ni muntu ki, akunda iki, ese ahuza nande, ese mu kazi yitwara gute. Ibi byose kuri Gerard TV Official. Niba wakoze subscribe bizajya bikugeraho 5/5. Reka rero tugaruke kuri bya bice binini by'ingenzi bigize horoscope, ari byo nakubwiye: amazi, umuriro, ubutaka ndetse n'umwuka. Mbere yuko mu kiganiro gitaha nzagusobanurira Umwakarius yitwara te, Umuverseau yitwara te, ni muntu ki, reka manze ngusobanurira ibi bice binini bine uko ari bine icyo bisobanuye. Mu kugusobanura rero ibi bice bine by'ingenzi bigize horoscope, reka duhere ku mazi. Nk'uko amazi ubwayo ari agatangaza, rimwe abatuje, ubundi akaba ari mu muhengeri, surtout mu nyanja, niko n'abavuka muri iki gihe bateye. Abavuka muri iki gihe barangwa n'icyizere, kuganira mu ibanga, bafasha abo bakunda, gusa ntibakunda kwiyerekana. Ibice rero biboneka muri aka gace nk'uko nabikubwiye ni Cancer, Scorpion ndetse na Pisces cyangwa Poisson. Ari byo mu kanya nari maze kubabwira amatariki aba bantu bagenda bavukamo, ni hagati y'itariki n'iyihe mu kuhe kwezi. Igice cya kabiri rero muri ibice bine binini bigize horoscope ni igice cy'umuriro. Abavuka muri iki gice barangwa no kurakara vuba, gusa bakababarira byihuse. Ni abantu bakoresha ingufu kandi bakaba icyitegererezo ku bandi. Ni abanyabwenge, baritonda kandi bifitemo umuco wo guhanga udushya. Aha rero muri iki gice cy'umuriro niho twari twavuze ko dusangamo Aries cyangwa Bélier, Leo ndetse na Sagittarius. Aba bantu rero bari mu gice cy'umuriro. Mu gice rero cy'ubutaka, aricyo gice cya gatatu kinini kigize horoscope, murabizi nk'uko ubutaka buba burenze ahantu hamwe butuje, ni bubuja, niko aba bantu bakunda kwizirika ku kintu. Nabizerwa kandi no muhe bikomeye ntibanambuka, gusa bakunda ibintu ku buryo kubashukisha ubutunzi ari ibintu byoroshye cyane. So aba rero nibo bitwa Batoro. Tuzasangamo ikimenyetso cya Toro, tuzasangamo Virgo ndetse na Capricorn. Niba rero uri muri ibi bice,
urumva ahantu uri umunyabwenge ariko ngukunda ibintu cyane. Ntabwo turabimenya neza, ariko buri gace kose tuzagasobanura ukwako, noneho tukinjiremo turebe ese koko umutoro nubwo ari mu gice cy'ubutaka we ni muntu kiyitwara gute. Igice rero cya kane ari nacyo cya nyuma ni mu mwuka. Ni igice cyitwa umwuka, akaba ari abantu bavutse muri aka gace, akaba ari abantu basabana, bakunda kuganira no kurema inshuti, barakundwa nabo, baratekereza cyane kandi akantu kose barakagenzura mbere yo kugafataho umwanzuro. Mu biganiro byabo usanga bashaka gucukumbura ku buryo benshi bafatwa nk'abafilozofe. Hakwa kundi ugira nk'inshuti ukavuga ariko uyu muntu arasesengura cyane, uzarebe neza ushobora kuzasanga ari muri ibi bice bitatu biri muri iki gice cy'umwuka. Bakunda ubusabane, kuri bo kuba mu bantu benshi, aganira n'abantu benshi, asabana n'abantu benshi bimubera byiza kurenza kuba yaba ari kumwe n'umuntu umwe cyangwa ari abantu babiri gusa. Bakunda gutanga inama zubaka, gusa rimwe na rimwe ikintu bagica hejuru ku bushake. Kwa kundi baba badashaka ngo ntiteranya n'inshuti, ntikuraho umuntu wanjye, akaba yakunga kwinjira mu buzima bwawe cyane kugira ngo atiteranya nawe ari kazukuri. Abo rero nibo Aquarius, Libra, Gemini. Aquarius nakubwiye ko ushobora no kumwita Verseau, Libra ndetse afite irindi zina ari ryo Balance, ndetse na Gemini. Abo bantu uko ari batatu, ibyo bimenyetso uko ari bitatu tubisanga mu mwuka. Nibo bantu dusanze bakunda gusabana, umwuka urawubona mu kirere ujya gauche droite. Niba abantu nyine bizihirwa bari kumwe n'inshuti, niba abantu bakunda ariko gusesengura ikintu cyane akajya tout profond. Aba bantu barakundwa cyane, aba bantu batekereza cyane. Nibo rero dusanze muri ibi bice bine by'ingenzi nakubwiye, arimo umwuka, ubutaka, amazi ndetse n'umuriro. Ukurikije amatariki nakubwiye n'igihe abantu bagenda bavukira, ngira ngo muri iki gice cya mbere umaze neza kumva ikimenyetso cyawe cya horoscope, umaze kumenya ngo nisanga mu kihe gice, ese ni ubutaka, ese ni umwuka, ese ni amazi, ese ni umuriro. None ikiganiro cy'ubutaha nimara kubona comment zanyu, nimara kubona feedback zanyu, nzaza ngusobanurira guhera ku murongo kuri bya bice 12 byose. Aquarius ni muntu ki? Ese Taureau yitwara te? Ese Sagittarius iyo uvuze ngo umuntu no afite ikimenyetso cya Sagittaire bivuze iki? N'ibindi bitandukanye kugeza uko byose ari 12. Nicyo gice nzabagezaho mu kiganiro muri video y'ubutaha. Reka nizere rero ko wakoze subscribe kuri iyi channel ya Gera TV Official. Reka nizere ko uza gusharinga iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi batandukanye, bamwe badasobanukiwe horoscope cyari cyo, bamwe batazi ukwezi bavutsemo icyo bisobanura. Akenshi usanga hari igihe biba bihura, hari abatabyizera, hari abavuga ngo ni ubupfumu bw'abazungu, ariko hari igihe usanga uko horoscope bivuga ari kuteye 100%. Hari n'igihe uzasanga nta na 10%. Ntago bivuze rero ko ari ihame, nkuko nabibabwiye nta scientific research yigeze ibyemeza ngo ivuge ngo horoscope kuko ni ikintu kiririyo ntakuka. Oya, nabanje kubikubwira. Ikindi ubu ntago ari ubushakashatsi bwanjye, ahubwo nagerageje gusoma ku mbuga zitandukanye, ngenda mbihuza mbishyira mu Kinyarwanda kugira ngo ubashe gusobanukirwa icyo horoscope ari cyo. Nizere ko rero tuzagenda tubana no mu biganiro bitandukanye. Njyewe ndi Janet Leti, Gera TV Official ni mu rugo. Niba hari igitekerezo cyangwa se icyifuzo wifuza kuzatugezaho cyangwa ikiganiro umva twazaganira ubutaha, nyarukira muri comment unyandikire umbwire uko ubyumva. Niba iki kiganiro utanyuzwe igice cya mbere, nabyo umbwire ibyo wifuzaga ko nakongeramo, bityo tugende tubana neza 5 kuri 5. Ndagushimiye ko wabanye nanjye, wahisemo neza cyane. Reka tuzongere mu kiganiro cy'ubutaha. Wari kumwe nanjye Janet Leti. Ntibibagirwe gukora subscribe, ntibibagirwe gukora share, ntibibagirwe usangiza inshuti zawe
kugira ngo nabo babashe kumenya ukwezi bavukamo, donc bamenye horoscope yabo ni iyihe. Wakoze cyane rero, ndagushimiye. Imana ikomeze ibane namwe. Ibiganiro bya Jella Kitchen nakagaruka. Ciao, bye bye.